Yes, reka nongere nkwifurize ibihe byiza cyane. Nshimira we wamaze gukora subscribe, nawe utarayikora nkubwira ngo kora subscribe, ukore share, then uduhe na comment, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ni Waraserutse TV, hanyuma ugakanda subscribe, ibintu bikakomeza kugenda neza cyane. Uyu munsi navuga ko ni umunsi navuga ko abanyarwanda ndetse n'abandi bose bakunda by'umwihariko uruganda rw'imyidagaduro no mu Rwanda, ni umunsi utazigera wibagirana, ni umunsi utazava mu matwi ndetse no mu ntekerezo bya benshi. Kuri uyu munsi ku itariki 17 mu rukerera, kuri izi tariki 17 z'ukwa munani, nibwo haje kumenyekana inkuru y'incamugongo ko umuhanzi nyarwanda Buravan yaje kuba yitaba Imana. Ni inkuru navuga ko yababaje abantu benshi, by'umwihariko abakunzi b'umuziki nyarwanda, abafana b'uyu umuhanzi wagiye akora ibikorwa byinshi, harimo no kwitabira Primus Guma Guma Superstar, kandi nabwo ukabona ko hirya no hino aho show zagendaga zibera, ukabona ko ari umwe mu bahanzi bishimiwe kandi bakunzwe cyane. Buravan rero byaje kuba bimenyekana ko ashobora kuba yazize indwara ya kanseri, yaba yarafashe ku rwagashya. Uyu mugabo yivuriza mu Rwanda biranga, hanyuma aza kwerekezwa mu gihugu cy'Ubuhinde kugira ngo nibura bigaragare ko cyangwa se barebe nimba yahabwa ubuvuzi bwisumbuye. Ariko burya iyo Imana yagukunze kuturusha, nta kundi nyine igihe kiragera ugasinzira, ahubwo igisigaye ni ukuvuga ngo Imana igutuza heza, kandi twizeye ko tuzongera kubonana. Wari umwe mu bagize uruhare cyane kugira ngo umuziki nyarwanda uba uri ku rwego uriho nonaha. Nta muntu n'umwe rero wavuga ko Buravan ryari izina ryoroshye mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda. Si ibyo gusa, ahagana ku isaha y'isa 5:30 z'amanywa nabwo kuri uyu munsi, binyuze ku mugabo witwa Junior Giti, yaje kuba yemeza amakuru yari arimo trendinga hirya no hino ko bishoboka ko Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga, cyangwa se umugabo abenshi bise ngo nagasobanuye, yaje kuba yitaba Imana. Ni amakuru rero yaje kuba hamwa, cyangwa se uyu muvandimwe we witwa Junior Giti, nawe akaba ari umusobanuzi wa filime nyarwanda, yaje kuba abihamiriza igihe.com ko uyu mugabo Nkusi Thomas yaje kwitaba Imana aguye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Nkusi Thomas cyangwa se uyu mugabo wamenyekanye nka Yanga yaje kujya muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka, aho yari ajyanye abana muri Afurika y'Epfo, cyane ko umudamu we cyangwa se umufasha we ari hakorera ari nahaba. Yanga rero yaje kujyanayo abana mu kwezi kwa 4, nawe yerekezayo mu buryo bwo kugira ngo abana basure umubyeyi wabo cyangwa se basure mama wabo, ndetse nawe asure n'umudamu we. Muribuka mu gihe kingana n'umwaka ushize byaje kuvugwa, cyangwa se uyu mugabo yaje guhamiriza igitangazamakuru kimwe cyitwa Isimbi TV ko yari yararwaye kanseri, ariko aza gukira, cyangwa se yaje gusengerwa kanseri irakira. Ntago rero none ahangaha wahamya ko iyo kanseri yari yarakize cyangwa se ariyo ije kuba yamwica. Gusa abantu benshi bababaye, ni ibintu nanjye uri kuvuga iyi nkuru kugeza aka kanya ntarakira. Ntabwo ndakira ukuntu Yanga yaba yamaze kwitaba Imana. Ngira ngo abanyeshuri muribuka mu masare yo ku bigo by'amashuri, kumva ijwi rya Yanga gusa byabaga bihagije kugira ngo uze kuburyoherwa n'agasobanuye. Abari bafite amasare yerekana filime ubu nabo nibo babizi kundusha, nibo bari kumva ko uyu mugabo bari gufiringa ibyo uyu mugabo yaba yarakoze mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda. Yanga rero ni umugabo waje kuba atangira gusobanura filime mu mwaka yari afite imyaka 17 gusa. Iki gihe yari akiri umunyeshuri mu mashuri yisumbuye, yari akiri mu gihugu cya Uganda, aho yari afite umuturanyi usobanura filime, gusa zisobanuraga mu rurimi rw'Ikigande. Yanga aza kubikunda kugera ubwo yageze mu Rwanda atangira kubikora nawe azisobanura mu Kinyarwanda. Uyu mugabo yaje kuba atangira gusobanura filime nyarwanda nk'umwuga cyangwa se nka business mu mwaka wa 2012 ndetse na 2013, nibwo yaboostinze cyane abantu benshi, amasare menshi muri salo zacu, mu ngo zacu n'ahandi hose aho uciye ukumva nagasobanuye gusa.
Yanga rero navuga ko agiye yari agikumbuwe, nubwo yari yaramaze gutangaza byeruye ko atazagaruka mu mwuga wo gusobanura filime, ariko nibura hari abavugaga ko ubwo afite abavandimwe be, ngira ngo muramuzi Junior Giti, muramuzi Sankara The Premier, ni bamwe mu bavandimwe b'uyu mugabo, abavandimwe bwite, atari ukuvuga ngo ni inshuti ze cyangwa ni ibindi, ahubwo ni abavandimwe bava indimwe, ari nabo baje guhamya iby'urupfu rw'umuvandimwe wabo cyangwa se rwa mukuru wabo. Abantu benshi rero bababaye, aho nagendaga nyura hirya no hino byari amarira gusa, yari imiborogo gusa, bibaza ngo ese kuki iyi tariki ya 17 bayi tariki y'agahinda ku mitima y'abanyarwanda, ese kubera iki bayi tariki y'umwijima muri entertainment nyarwanda, ese kubera iki Buravani, ese kubera iki Yanga bagenda bakagendera umunsi umwe, bakagenda ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Ni ibintu ubona buri muntu wese atari yabasha gusobanukirwa, gusa ubuzima niko bumera, nubwo urupfu rutamenyerwa, nubwo ntawe ujya yakira ibijyanye n'urupfu, ariko burya mu buzima niko bimera. Umuntu agira igihe cyo kuvuka, ukagira igihe cyo gukura, ukagera igihe ugasaza. Iyo udashaje ugira igihe ukaba wava mu mubiri, ni ibisanzwe. Gusa nasoza ngira nti Imana ibakire mu bayo, kandi nta muntu n'umwe uzigera yirengagiza uruhare bagize kugira ngo imyidagaduro nyarwanda ibiri kuri uru rwego, kugira ngo ube wicara muri sari wawe urebe filime isobanuye mu kinyarwanda, kugira ngo ube wakicara iwawe ushyiremo CD y'umuziki, nta wakirengagiza ibyo Buravani yakoze mu muziki nyarwanda, nta wakirengagiza ibyo Yanga yakoze mu muziki nyarwanda. Imana ibakire mu bayo, kandi dukomeze tubazirikane, babwira ngo aho muri hose mukomeze kwihangana, kandi komeze mubane natwe mu biganiro n'inkuru zitandukanye, ukora share, ukora subscribe, uduha na comment, ubundi ibintu bigende vizuri sana.